kuko Kadagari atakinze Museveni amubwira ati nonkoraho uraza kugira ibibazo mu Busoga. Uretse ko Museveni nawe umupolitisiye w'inararibonye nawe yamubwiye ngo abasoga ntabwo bakunda kundusha. Yamubwiye ngo bwana president nakubwiye ko ibi nibigera ku rwego rwo guhangana bizateza ibibazo ku baturage biwacu. Ushobora gutekereza kuri kundwanya ariko uri kurwanya abantu benshi. Ibi si byiza kuri politike ya Uganda. Museveni nawe aramubwira ati Rebeka Busoga si yawe. Ntabwo wari uhari ubwo nakoranaga n'abahoze ari abami, bityo rero ukwiye kwicara. Museveni ari mu bihe bikomeye cyo gufata imyanzuro cyane. Ashobora rero kuba yamushyiramo mu rwego rwo gutsindagira izo ngufu no kuzahaza opposition ya Uganda cyane cyane ko ubungubu nawe ameze nk'uwayirangije. Nta opposition ikiri hariya muri iyi minsi. Muri Uganda itaha izamworohera. Amatora azaba yoroshye cyane. Kugira ngo umuryango mpuzamahanga ariwo Amerika n'abandi bagenzi babo bataza gukorwa n'isoni, baraza kubemerera iki mfungwa kijyemo niba nta gihindutse ntibavaho bari ntibarekura imfungwa harakurikiraho. Kuba ikintu Trump na Amerika na M23 na leta ya Kongo bagamije no kureba sinyatire y'amasezerano y'amahoro. Nicyo cyonyine barimo kureba. Ibindi ni ibintu bitoya cyane. Yarateye yica abasirikare 5 ibyo ngibyo ntabwo hari abantu barimo kureba. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Kwimuka ni kimwe mu bigora abantu benshi muri iki kinyejana. Ngaho ngo suriya mudasobwa, flash disk cyangwa se ngo igitabo cy'ubucuruzi, hakaba nabimuka bava mu rugo rumwe bajya mu rundi, batikanya ibiyiko cyangwa se kumva ngo amaburo y'igitanda yabuze n'ibindi bitesha umutwe batari bake. Niba nawe byajyaga bikugora, humura igisubizo cyabonetse. Royal and Pro Limited. Iyi ni company izobereye mu kwimira ibikoresho by'abantu, byaba ibyo mu mabiro, ibyo mu bigo ndetse n'iby'abantu ku giti cyabo. Wari uzi ko ushobora kutwereka inzu wari utuyemo, wowe ukigira mu mirimo yawe, wataha ukinjira mu yindi, kandi ibikoresho byawe byose twabishyize ku murongo. Wowe ukeneye kwimuka, tugane tugufashe, ucukubiri na stress byajyaga bigutera. Ukeneye ibindi bisobanuro, waduhamagara kuri 07 85 56 82 20. Royal and Pro Limited, turi professional. Turabasuje, turayifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mugakurikira Primo Media Rwanda. Twagarutse rero mu biganiro byacu nk'ibisanzwe. Iki uyu munsi ndi kumwe na Ayub. Ana amahoro? Ni amahoro Alex. Meze neza? Yego meze neza namwe. Natwe turaho kuri Primo Media Rwanda ndetse n'umuryango mugari wa Primo Media Rwanda. Ayubu, tujye kuganira ku makuru ari kuvugwa hirya no hino muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko reka makuru uyu munsi turahera kuri kuvugwa muri Uganda. Muri Uganda hari kuvugwa ukutumvikana hagati ya Perezida Museveni ndetse na Minisitiri w'Intebe wungirije. Barapfa iki? Barapfa umwanya wa Vice Perezida wa kabiri mu ishyaka NRM. Yego. Ubundi bigenda bite kugira ngo abantu bajye muri public, kuko bateranya amagambo muri public mu nama yabaye y'abanyamuryango ba NRM, bateranya amagambo bapfa uyu mwanya. Hari uwo Museveni ari gushyiraho cyangwa hari uwo Museveni ashaka kajyaho, uyu nawe akavuga ati ninjye wakakwiye kuba njyamo. Ubundi kugira ngo umuntu bigere kuri stage biba byagenze bite? Urakoze cyane Alex. Icyambere nuko ni umuntu yabyita nka bigerekana ko demokarasi muri Uganda imaze gukomera cyangwa gushinga imizi, ifite aho imaze kugera, cyane cyane ko
ibigaragaye ni biri hagati y'abanyamuryango b'ishyaka rimwe riri ku butegetsi rya NRM. Nizo mpaka zimaze iminsi zigaragara. Wenda igitangaje kibanze kikaba ari uko hagaragaye aho nyakubahwa Perezida Museveni uwo mudamu yamushinjirije mu ruhame amubwira ko ngo afite ikibazo cy'umutekano we, ndetse nawe yongeraho ko aramutse agize ikibazo cyo kuba atahabwa uriya mwanya cyangwa cyo guhungabanywa muri politiki ya Uganda bishobora kugira ingaruka yo gutakarizwa icyizere cya demokarasi ya Uganda, ndetse no kuba ngo agace avukamo kitwa Busoga ka Busoga yakamwambura, mbese byamuteza ikibazo. Izo nizo ngingo zitangajemo, ariko tugarutse ku igikorwa nyamukuru yari inama rusange nkuru y'abanyamuryango ba National Resistance Movement ari NRM, hanyuma bakaba barimo gutora abagomba kujya mu rwego rwa SEC. SEC ni icyitwa The Central Executive Committee, ikaba ariyo komite mu by'ukuri iba iramutswa ibigendanye n'ishyaka, kuko ibirimo chairman wa mbere ari we ubu ngubu Museveni, ikaba igizwe na chairman wa kabiri w'umudamu, ugomba kuba ari umudamu, akazamo n'abanyamabanga n'ababitsi na secretary general, mbese bikomeye cyane, akaba ariyo ibiyoboye, niyo mpamvu yitwa nyene Central Executive Committee. Turikumvikana? So harimo gushakwa rero uzahagarariramo, ukekwa ko ari uzabahagarariwe abadamu, azaba ari vice chairman wa kabiri. Okay? Hanyuma nyakubahwa Museveni nka chairman kandi ari nawe nyene washinze ririya shyaka, akaba yavuze ko yari yapropose abo badamu babiri, uwahoze ari speaker cyangwa ari umuyobozi w'inteko ishinga amategeko mu minsi yashize niwe witwa Rebecca Alitwara Kadaga, ari uvuka mu Busoga nyine, ariko ubu ngubu akaba ari deputy prime minister, ni ministre w'intebe wungirije ushinzwe kwihuza muri East Africa, muri Afrika y'Iburasirazuba. Amuhuza rero n'uriho uyu munsi witwa Anita Amongi. Anita Amongi bavuka hitwa Teso, nawe ni wo mu Burasirazuba bwa Uganda, no duce twegeranye hitwa za Bukedea na mu Busoga n'ahantu hayenda kuba hamwe, ariko nyine birumvikana ko batandukanyije amoko. Impamvu turimo kuvuga amoko nuko muri Uganda izo perimetre zifite icyo zivuze, nkuko turi bubigarukeho. Uwa rero akaba yaranahoze muri FDC. FDC ni Forum for Democratic Change, ya indi ya BSG. Okay? Imwe ya opposition. No kuvuga ngo mu minsi yashize yari muri opposition ya Uganda afatanyije na BSG n'abandi, nabitwa ba Ibrahim Semuju n'abandi nk'abo ngabo. Abo rero imyaka 3 ishize akaba yarajoyininze NRM, baramurokirise cyangwa yarayobotse. Okay? Ariko Alitwara Kadaga ari we wa wundi wabonye urimo gucomplaininga cyangwa ufite ibibazo byinshi yareze, akaba we ari mu bamambure yabitwa senior cadres bibanze batangiranye na NRM, kuko yigiyemo amateka arerekana ko yigiyemo mu 1989. Atangira ari LC, ubwo no kuvuga mu bayobozi bibanze bakagari kuzamuka, nkaza bamutwara si barazamuka kugeza aho yageze mu bushorishore bw'ishyaka. Akaba rero yarabaye na speaker wa parliament cyangwa umukuru w'inteko ya Uganda mu bihe byari bikomeye cyane mu myaka yashize, igihe hariho icyabaswahili bita ngo ni mvuta ni kuvute, intambara yo guhangana ku rwego rukomeye cyane na opposition icyo gihe yari ifite ingufu cyane cyane kiza byesige. Okay? Habayemo guhindura itegeko nshinga, habamo icyitwa Public Management Bill, ni itegeko basinye bahinduye constitution, guhindura constitution kugira ngo Museveni ajye kubona ya mandate, aho niho mpereye guhindura constitution, bikaba byaratwaye ingufu nyinshi cyane, akaba yarabigizemo uruhare nk'umusini kada umukada mukuru, kandi akaba ari umuyobozi w'inteko yagize uruhare mu gukonvenka cyangwa kwemeza gukangurira abadepite yaba ari aba NRM n'aba opposition, ku buryo hajyaga hagaragaramo no kurwana mu nteko, ngira ngo bajya kubibona kugeza naho abadepite bamwe bahawe amafaranga. Buriya mu kwibutsa biriya Museveni afite ibyo yamwibutsaga nyine ibyo babanyemo, ubona ko ameze nk'ufite icyo amwishyuza, amubwira ko yakoze ibitangaza mu nteko ishinga amategeko. Okay? Yanabaye umunyamuryango wa NRM imyaka 10. Imyaka oya irenga 10, niwe yavuze irenga 10 kugeza iyo munsi. Oya ahubwo wa speaker wa parliament yabaye umuyobozi w'inteko ishinga amategeko imyaka 10, ariko wamaze imyaka myinshi cyane, imyaka igera muri 20 na niba kuko avuga kugira ngo wemererwe kuba umuyobozi muri NRM ugomba kuba byuzuro maze imyaka wararistavinze muri iyo myaka 10. Ni muri SEC. Iyo namabwiriza yaturutse muri ni instruction icyo umuntu yakwita namabwiriza nkuko bisobanutse NRM yashyizeho
byandi bita internal rules and regulations, amategeko yihariye yemeza ko umuntu ujya muri seke agomba mu gihe cyo kwiyamaza agomba kwerekana ibyo yamariye umuryango mu myaka 10. Movement yo nta nubwo ari umuryango, ni muvomo imyaka 10. Urumva rero warabyujuje mu gihe uwo bahanganye we atabyo. Nanjye kwereka igihe cyaranze Aritwara Kadaga Rebecca ko afite record iremereye cyane, afite amateka. Okay, ni umuntu yamwita ngo ikiburiya umuntu ufite ubunararibonye mu ishyaka kandi wiyizeye kandi ufite n'umutekinisiye. Okay, none uza kumugereranya rero na Anita Amongi. Amongi ni mushyashya ubu ngubu, ikiza wenda afite amahirwe kuko aracyari mutoya. Urebye Anita Kadaga afite imyaka 70, irabura umwaka umwe ko ni 69. Urumva, hanyuma Anita Amongi we akaba afite za 52 gutyo, ni 52 ko yavyotse 73. So umuntu rero urebye iyo niyo avantage amufiteho buriya ugereranyije. Icya kabiri afite cyitwa ko ari avantage nuko ari we uyu munsi uriho afite abadepite benshi baramwiyumvamo kuko none umuyobozi wabo. Telekumvikana kandi abadepite bari hariya bafite ikibazo cya gatatu aho Kadaga viriye mu nteko akajya gushingwa East African Community Integration, kwihuza kwa Afrika y'Iburasirazuba, abikorera nyine muri Uganda, ariko ari umuminisitiri w'intebe wungirije. Ameze nk'uwatakaje connection, yataye icyo bita iyo connection nyine gukumvikana n'abagenzi bo muri NRA. Icyo kintu rero nacyo kirimo kiramukostinga. Okay, kirimo kiramugiraho ingaruka byanga bikunda. Hanyuma ikindi yigeze no kugira iminsi arwaye, ajya mu bitaro baranamuvuza, bakora ibishoboka byose aroroherwa. Icyo gihe cyose akaba yarari hanze y'ikibuga cya politiki. Okay, ariko hagati aho ngandonera nkwibutse ngo bari babasabye, bisabwe na Museveni mu mabwiriza ye no mu byanama bwe, yari yabasabye ngo bagende bumvikane bombi bahitemo umwe. Ariko noneho Kadaga akavuga ati icyo yamushinjaga ngo ashyigikiye Amongi. Ati kuko ngiyewe ndi incumbent, ni ngiyewe rwose ukwiriye kuba mbyemerewe kuko mbyujuje mu mategeko no muri experience no mu bunararibonye. Bityo agashinja Museveni ko ashyiraho umukandida utakabayazaho. Ariko nongere nibutse ntaza kukibagirwa abadukurikira. Biriya ni ibintu bisanzwe bimenyerewe muri NRA, muri bari politike y'indani, ntabwo ari byacitse. Buriya amashyaka menshi mu indani hari ibintu byo guhatana, abantu babarwanira umwanya bakaba banarwana bagashwana, ngira ngo muri uko igihe cyaba Obama we na Hillary Clinton bagirana ibibazo kandi baharanira bose ari abademokrate. Biriya rero bibaho, ahubwo bakaba bazaza wenda guhangana n'abandi bamaze kuba unified. So biriya ntabwo biraba ikibazo gikomeye, uretse ko icyo wenda twakuramo muri aka kanya muri biriya, kuko ntago ari breaking news, ahubwo no kwanaliza gusesengura ibyabaye hariya tubibona miki. Okay, ikintu cya mbere nuko Kadaga nk'umuntu maze igihe kinini muri politike za leta n'amashyaka amara igihe ku butegetsi byanga bikunda, abazagera igihe akagira ikibazo kikitwa generational generation, abantu kubisikana, kwemera guha ababakurikira badafite imyaka batanatangiranye n'izo movement za politike, mu gihe kigeze ko iyo systeme nka systeme imaze kubona ko ishaka guha ubutegetsi cyangwa ubuyobozi abari bari inyuma ya babandi b'abasenior cadres. Telekumvikana neza, kiriya bakita generational gap cyangwa conflict ya generation, aho abantu bumva ko abari hasi yabo bataba bafite seniority, which is true, ariko bataba bafite ubushobozi no bunararibonye byatuma babasimbura aho bari. Kiriya nicyo kimenyetso kibanze, ndetse nekeza ko na President Museveni yabibonye. Hanyuma ikiri cya kabiri twakuyemo ni cyuko politike yo kuba abadepite bagenda bahagarariye uturere barimo. Hano twigeze no kubivuga kuri Primo mu myaka yashize, tuvuga ko kugira ngo abadepite bagire representation nziza, bahagararire abaturage, byaba byiza hari bagiye baturuka muri constituency. No kuvuga ngo bagenda baturuka bavuga ati ngewe mpagarariye akarere ka Bugesera, akaba umuspecialiste wako Bugesera ihumeka iki, yifuza iki, yigeze kuki, iterambere ryaho rimeze gutya, ari hagarariye yaba atahavuka. Wenda yaba havuka iyo ngiyo burya iba faze yindi yanyuma, ariko ahagarariye aho ngaho iyo representation y'akarere mu nteko ishinga amategeko, igihe inteko ifite aspect cyangwa karakteri yuko ari abahagarariza, ari intumwa z'abaturage. Telekumvikana neza. Ariko mu gihe icyo gitekerezo cyari kiriho, twanakivuzeho hano rwose mu myaka yashize, ndabyibuka na Karine Jabo.
naje gutekereza nabani wabona ko bya bindi bifite side effect bishobora kugira ingaruka ebyiri. Ingaruka ya mbere nziza yari yindi narivuze yuko umuntu aba metiriza kusha nko kubaza nk'akarere ka Nyagatare ugasanga nta muntu ugafite wihutirwa wahita ubazaho ibyo ngibyo uretse abandi bavugaga ngo ni abajyanama ni nk'imboni zako, ariko umuntu ubibazwa ndetse abaturage bakaba banamwima amajwi igihe ako karere katatera imbere. Wacyumvishije neza? Side ikibazo cyo cya kabiri agafiteho ingaruka za kabiri zishobora kuba mbi, naho wa mudepite ashobora kugirana ibibazo na systeme yamushyizeho, akaba yayiteza ikibazo muri ya constituency aturukamo. Ubwo no kuvuga ngo systeme ibima kuba baza baturuka muri twa duce nayo icyo ngiki baragitekerejeho. Iyo ni imibare ya politike nayo tujya tuvuga muri ugira ngo uri kubyumva neza, kuko Kadagari atakinze Museveni amubwira ati nonkoraho uraza kugira ibibazo mu Busoga. Uretse ko Museveni nawe mu politiciye w'inararibonye nawe yamubwiye ngo abasoga ntabwo bakunda kundusha. Yamubwiye ngo bwana president nakubwiye ko ibi nibigera ku rwego rwo guhangana bizateza ibibazo ku baturage biwacu. Ushobora gutekereza kuri kundwanya ariko uri kurwanya abantu benshi. Ibi si byiza kuri politike ya Uganda. Museveni nawe aramubwira ati Rebeka Busoga si yawe, ntabwo wari uhari ubwo nakoranaga n'abahoze ari abami, bityo rero ukwiye kwicara. Rero ni imvugo z'abanyapolitike still ahubwo bitwibutsa ngo iyo ibihe bikomeye abenshi bibuka aho baturuka, ababatoye. Yaba yarakoreye icyo Abasoga, yarabavugiye uretse ko yavugiye rwose mu by'ukuri mvuze uko mbizi yavugiye NRM yo yarayisavinze, ariko nugere wabo mu Busoga uzasanga ibyo yakoze ari ibintu bikeya cyane, nta n'umuntu wajyaga yibuka ko avukayo cyane. Bivuze rero abadepite bacu na baba bakwiye kwibuka ko ababatora igihe kigera koko hari igihe aribo babafasha babitwaza, uretse ko na hariya yaramubwiye ko ibyo ngibyo bitakunda atanabyitwaza nk'iturufu. Nicyo ngicyo nashakaga kuvugaho bwana Alex kubigendanye n'abiriya byo kwa Museveni. Ikindi no kuba barimo kwitegura amatora makuru cyitwa general election azaba arimo ya president wa Republika n'abandi umwaka utaha muri 2026. So no kuvuga ngo kamera ziraza kwerekera muri Uganda uko byagenda kose, nubwo wenda opposition ubu ngubu bigaragara ko yacitse intege ari ba Bobby Wine n'abakiza byesigiye kiri muri gereza ubu ngubu. Nicyo ngicyo. Mbere ko duva kuri saga nyine ya Museveni n'abo bagore babiri, ntabwo uyu mugore yaba afite ukuri, kubera ko reglement z'interieur za NRM ntizahindutse kandi ari gutanga imirongo igaragaza ko nyine ari kurenganywa. Bari gushaka kumwegezayo nk'umuntu asavinze NRM imyaka irenga 10 nkuko amategeko abivuga, ariko bakaba bagiye kuzana undi yego yari president w'inteko ishinga amategeko Anita Omong, ariko ntabwo ari muri NRM mu gihe nta nubwo agejeje ku myaka 10 ari muri NRM. Ntabwo koko nyine ari kukwegezayo uyu mugore. Museveni ari mu bihe bikomeye byo gufata imyanzuro cyane cyane mu gushyiramo abantu bafite ubushobozi bwo kumufasha, atari abantu bameze nkaho bari honorere cyangwa abantu b'icyubahiro. Ariko nyumva ntabwo ari mu bihe byoroshye bimusaba koroshya, akeneye abakozi, akeneye abantu bari dynamic, akeneye kwereka aba Uganda ko afite inzozi zo guhindura ibintu, kandi abantu bahindura ibintu burya byanga bikunda. Urabona ntabwo ushaka kugira imyaka 70 mu by'ukuri uri mu nteko ishinga amategeko, uri ministeri w'intebe wungirije ujye muri seki ube uramutswa ibigendanye na NRM byose. Izo manda bazamara niba ari imyaka 5 nkuko itegeko nshinga rya Uganda ribivuga, baramutse bagize amahirwe nabo bakagendera kuri iyo tamu limit ya Uganda bakazamara imyaka 5. Iyo seki no kuvuga ngo niyo izahererekanya ubutegetsi ubuyobozi bwa Museveni ikabuhereza undi uzamusimbura nkuko birimo kugaragara. Turakumvikana? Abo bantu rero bagomba kuba ari abantu icyambere bumva umuryango neza, icyara cyujuje, ariko icya kabiri mu myaka 7 cyangwa 5 10 iri imbere Kadaga biragaragara ko izo ngufu zo kumobiliza abaturage, zo kumobiliza abagore muri NRM, zo kuzirukankana na ya muhozi project cyangwa movement turimo kubona ya standby generator yiteguye. Turakumvikana? So imibare myinshi rero ku rwego rw'inyungu y'ishyaka iragenda ikagwa kuri Anita Among, ariko akaza kabaho ikigeragezo cyangwa challenge yuko nyine Rebeka Kadaga arimo kuvuga
experience afite n'ubushobozi n'ubunararibonye afite, ariko nkaba ntekereza ko wenda wambaza uti ndabibona nte, ndabona ko Museveni ari bwirebeho akaba yareba wenda intara y'inyungu zayo z'igihe cyavuba n'ikiri imbere, akaba yakwemera wenda gukonsolida ubutegetsi agashyiraho Kadaga, wenda yirinda amacakubiri, araza kureba uko abimbere abatora icyo bahumeka, ariko we nk'umuntu yari yamaze kwerekana n'undi pozisiyo ye, cyane cyane ko bigaragara ko Kadaga Anita Mongi yajemo mu rwego rwo gucamo kabiri opozisiyo. Museveni akunze kubikora cyane na UPC witwa Chairman Mao, ubu Mao niyo ministeri w'ubutabera. Uriya Anita Mongi urumva deja ari ni speaker wa parliament kandi yarahoze muri opposition ya FDC yari yabyesigi. Turikumvikana, so ashobora rero kuba yamushyiramo mu rwego rwo gutsindagira izo ngufu no kuzahaza opposition ya Uganda, cyane cyane ko ngubu nawe ameze nk'uwayirangije, nta opposition ikiri hariya muri iyi minsi. Muri Uganda ntayari itaha izamworohera, amatora azaba yoroshye cyane. Yego, so nkavuga rero Kadaga aravuga ukuri, ariko nanone ukuri ntabwo kenshi ariko gukora ahubwo hakora inyungu za politike. Ntabwo usoreje ku nyungu za politike, n'ubu ntabwo yaba ari conflit d'intérêt hagati ya Kadaga ndetse na Amongi. Kadaga Amongi ni inyungu za politike, nta nubwo ari inyungu za ni ikintu gitangaje. Urebye no kuntu imyaka 70 umuntu amaze gukura akaba yari deputy prime minister yongereje ministeri w'intebe, ubundi umuntu yakaba yavuga ko yakaba yajya mu za bukuru, ariko buri yarumva wenda afite ubushobozi, ibitekerezo, cyane cyane no gusoza wenda nawe bavuga ati iri shyaka twararikoreye reka dusoze two gupfa kugenda gusa nk'abandi mvugo yo ku muhanda ivuga ngo cyenyegi, akumva wenda ibyo ngibyo bikwiriye. Ikindi arimo ararwanira akarere ke ka Busoga, abafite nawe aspirations zize cyangwa ibyo yabemereye ni no kwerekana ko batamwibeshyeho. Hanyuma ndumva ari icyo ngicyo wenda akafite n'uwamusimbuye, kuko avaho ku nteko ntabwo byavuzweho rumwe, yasimbuwe no witwa Jacob Uranya witabye Imana mu minsi yashize, ari nawe uriya mudamu Amongi yasimbuye. Nawe rero avuga ko yavuyeho mu buryo buri humiliating, bukojeje isoni, ntabwo yabyishimiye muri make. So baraje kugaruka nanone kugira ngo yikureho icyo kintu, azaruhuke, azajya muri retirement mu zabukuru n'icyubahiro gihagije. Nicyo ngicyo nekereza. Yego, reka ibya Uganda tube tubirekeye aho, ariko twigire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho intumwa za leta ya Kinshasa ndetse n'intumwa z'umutwe wa AFC M23 bahuriye i Doha nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar, Majad Al Ansari, wemeje ko kuwa kabiri w'umunsi w'ejo intumwa za AFC M23 n'iza leta ya Kongo zageze i Doha kugira ngo zisubukure ibiganiro by'umwihariko zihereye ku mbanziriza mushinga y'amahoro yumvikanyweho mu kwezi kwa 2025 nk'uko byategetswe, nk'uko byatangajwe na televiziyo nyine Al Jazeera. Reka tugaruke kuri iki kintu cya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar yavuze, wemeje ko bakiriye impande zombi i Doha kugira ngo ziganire ku masezerano yari yemejwe. Mu minsi ishize twabonye abo muri M23 bavuga ko bohereje i Doha intumwa ebyiri. Nabivuzeho iki? Niba wibuka icyo kandi wabishyize muri intro. Kandi mandate ikasoza ikibazo cyane. Kandi mandate yazo bagiye kuganira gusa kwifungurwa ry'imbohe 700 zafunzwe zizira M23 no kwihagarika ry'imirwano, nta kindi bazaganiraho. Aha Qatar yo baravuga ngo babakiriye kugira ngo baganire ku masezerano yari yemejwe. Ese zira ntumwa ebyiri ziraza kuyaganira cyangwa ziraganira ibyo M23? Qatar yavuze ko ari ntumwa ebyiri, ntabwo yavuze umubare, ariko abo muri M23 bavuze ko bohereje intumwa ebyiri. M23 ibyo bavugaga si byo by'uyu munsi ikigaragara. Nari ihangane ko nari nguciye mu ijambo mu kanya, nari mbajije waje kuko nahise nkubwira ko navuze ngo mubo babibwira nge sindimo, urabyibuka? Kiri recorded ko navuze ngo ntago babimbwira ko bagiyeyo bakaganira ku bintu bibiri gusa. Icyatumye bavuga ko ari bibiri gusa ni iki cy'ubundi cyatumye babivuga? Why? Kubera kuvuga ko bohereje y'intumwa ebyiri. Ikindi ibyo bavugaga ndashaka kwereka icyo ntekereza ko yaba ari ikosa muri ya statement y'ubushize M23. Kuvuga kuri ceasefire kureka ibitero, kuko leta bavugaga ko bamereye nabi kandi byaragaragaraga za Minembwe n'ahandi, na leta y'u Burundi na za FARDC n'ibindi ngabo z'u Burundi, kuvuga ko bagiye kuvuga ku ngingo yerekeranye n'ibitero leta iri n'uburyo irimo kuviyora amasezerano bari bamaze kugirana agahenge.
Telekumvikana Alex kurikira. ndi kubyumva neza Icya kabiri no gufungura abanyururu 700. Ibyo nubundi byari biri mu bikubiye mu masezerano bagiranye. Ariko bikaba part imwe. Sibyo? Aho kuvuga rero ko ari ingingo ebyiri zonyine bari buvuganeho, yo ndari kuvuga ahubwo ati tuzajyayo tuzohereza abantu babiri tuzaganire kuri bimwe mu bikubiye mu masezerano mu banziriza mushinga amasezerano. Ugakaba atibeshye. Ariko kuvuga kuriya ugakurikiza pressure ihari. Wanambaza ngo kuki nari mvuze ko mubo yabigira nta byizera ngewe. Niyo uko nari shingiye kuri pressure. Icya kabiri nkaba nanumvishe n'uri statement imeze nkaho ifite amakosa ukurikije uko situation yari imeze muri iyi minsi ishize. Okay? Ikindi muri politike tukaba tutizi nta garanti dufite yuko koko ibyazagenda koko ari byo bizaba bimujyanye. Nkanumva biri irrelevant ntacyo bimaze kubivuga muri biriya bihe. Niyo mpamvu nari mvuze kuriya kandi urabona ko nubundi kuba Qatar bivuze kuriya ko baje kuganira ku mbanziriza mushinga y'amasezerano y'amahoro ni cyerekana ko birira yikire nko ku rwego rwa 90% ko ari byo bazavuga. Nicyo ngicyo nari mbanje kuvuga. Imbanziriza mushinga yavugaga guhagarika intambara kurekura uduce bafashe kuri uduce bafashe leta ikongera gahabwa ibice byayo n'ibindi nk'ibyo ngibyo yaje ivuga ko leta bavuga atari ya Kinshasa. Yego so nicyo ngicyo rero ushyiraho umutwe w'ingabo zihuriweho. Yego uwo mutwe niwo bari buganireho kurekura imfungwa babivuganeho gushinjanya no kwiregura no gushinjwa no kwerekana ibimenyetso bongere babivugeho. Ariko uyu munsi ahubwo ntabwo bari bagiye ku mpaka zindi baragiye ku mpaka gusa bikubiye muri ya draft y'amasezerano. Ntabwo uyu munsi bajya no kuregana. Yaba yari ukuregana no kuvuga ngo M23 ari kugenda ikavuga ko ifite ikibazo cy'imfungwa zayo niko yari yatwemeje ubushize. Yarangiza ikanavuga ko irimo kurega leta ikerekana ibimenyetso by'uko leta ikomeje intambara ikavuga ko niba itabihagaritse igaruka ikava mu masezerano n'ubundi ikagaruka ariko ikavuga ko niba bidahagaze ihita iva mu masezerano ubwo igakomeza intambara nk'umutwe witwaje intwaro. Ariko uyu munsi turaza kubona ahubwo declaration z'ibyo bagezeho kubye ibyo bamaze kwemeranyaho kuba leta zunze ubumwe za Amerika arizo ziboye ibiganiro nk'uko byavuzwe na Ansari ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Ansari ninde? Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Qatar. Ndetse n'umuryango mpuzamahanga wita ku mbabare Croix Rouge. Ntabwo bivuze ko bagiye kuganira kuri ibi bintu nyine byo kurekuriza imfungwa. Ibyo byazama mu bindi ari byo bagiye kwibandaho kugira ngo umuryango mpuzamahanga ariwo Amerika n'abandi bagenzi babo bataza gukorwa n'isoni baraza kubemerera iki imfungwa kijyemo nibyo guhagarika intambara bitwe byane ngo twagaye urabona hano hakozwe inama bango muri rusange basoza twagaye igice cy'akana kakikora ibi nibi bashaka no kutabishyira mu myanzuro ahubwo wenda sizifaya ikajya mu bikorwa guhagarika ibitero bikaba byajya mu bikorwa bikajya mu bikorwa cyangwa bikashyirwa mu nyandiko byashyirwa byajya mu bikorwa ariko ntabwo byagawa uwabikoraga ntabwo ari bugawe kugawa cyaguhanwa kuko ikintu Trump na Amerika na M23 na leta ya Kongo bagamije no kureba signature y'amasezerano y'amahoro. Nicyo cyonyine barimo kureba. Ibindi ni ibintu bitoya cyane. Yarateye yica abasirikare 5 ibyo ngibyo ntabwo hari abantu barimo kureba. Ahubwo barimo kuvuga context principe ya bindi umuntu yakwita amahame shingiro. Amahame shingiro y'ibyo twemera ni ibiki. Nuko M23 izarekura bakabidiskitaho. Bakavuga ati tugende tubanze tubitekerezaho bwa nyuma. Nitubyemera tuzabisinyana tutabyemera cyangwa bakabihakana kategori kare bakiri hariya. Leta ya Kongo uremera se ko M23 izagumana hariya nayite ntabwo tubyemera ibyo ngibyo. Ibyo bakabishyira ku ruhande ibyo bazakomeza kwemeranyaho. Cyangwa se akazo kugira usohoka amavuga ati ibi ngibi ni imirongo itukura ntabwo tuzigira tuharekura ntibuzongera no kuduhamagara tuzava amasezerano. Ariko ikigaragara nuko niba Amerika irimo nkuko warubajije barimo kuganira ibintu mu rwego rugari rwerekeza ku masezerano azasinywa nyine nyamukuru. Yego nicyo ngicyo Alex. Ibi biganiro byongeye kubera Doha biraza guhindura iki ku kibuga cy'imirwano? Haraza kuboneka agahenge. Shize twe twavuze ko bagiye kurwana icyo urakibuka kandi bararwanye kugeza na n'uyu munsi ndetse na Uvira bakaba bavuga ko hari amakuru yerekana ko bayizengurutse. Ibi biganiro nibiza kuba bitanga icyizere cyane cyane ku ruhande rwa M23 niko ntekereza cyo kuba itazanyagwa hariya batazayihaka ubu no kunyaga kuko irahafite. Okay,
imfungwa 700 zigahita zirekurwa. Ibyo bintu bibiri ni ibintu bikomeye cyane. Bashaka no kutayiha hariya bakagira uko babyumvikana babidodadoda, muzagabana ubutegetsi, hazaba ubutegetsi buhuriweho, M23 uzakomeza uhagume mu gisirikare, na rwa rwego rwa gisirikare ruhuriweho rw'akarere ruzaza rumufatikanye namwe murwanye FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro. Dore kumvikana na FARDC irimo icyo bakakishyira bakagijugunye mu minsi iri imbere, bakavuga ati reka tubitegera kazaza ejo, ariko ikigendanye n'imfungwa bagahita bazirekura. Dore kumvikana neza, aho ngaho imirwano ishobora guhita ihagarara kugeza igihe cya sinyatire y'amasezerano. Ni icyo mvuga. Ariko nibaramuka batsimbaraye kuri biriya, M23 ishobora guhita igaruka igahita ifata Uvira. Kuko hariya nizo message ziba zihari. Nibaramuka nta kintu bayihaye muri ibyo ngibyo bibiri, mu kanya turaza kubona bavuyeyo ejo muri Uvira twumve ko intambara irimo kurota. Yego. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta niyo mvuga iraza kwemera kurekura bari abantu bose ko ari 700 yafashe ibashinja iterabwoba, kugambanira igihugu n'ibindi birego bifite aho bihuriye na FCM 23. Irabare ubajije neza, ko ni ikibazo ifite nayo ni ikarita ifite. Urira karita ya iracyayihishe ku gatuza ntagira yirekura. Ni intwaro ya itarakoresha. Ntekereza ko igomba kubibalansinga no kuba M23 yakwemera kuva hariya. Yego. Iraza kureba M23 yemeye kuvaho, yabyemereye imbere y'umuhuza. Okay, cyangwa se ibarekure niramuka igize igitutu cyuko Uvira ishobora kugira ibitero bigabwaho. Nibyo bintu irimo kubalansinga na kiriya cyonyine nta kindi. Kuko uvuze ibyo nayo guhita nkubwira ngo M23 nayo niriyo turi fifite ngo mbere yo kugira ngo tugire ikindi kintu tuganira, d'abord banzure kuri abo bantu. Ingingo ya M23 iraza kuzamurwa ije hejuru, cyangwa twemeranyije ko niba leta zunze ubumwe za Amerika zajemo zitari buze zije kuvuga ku mfungwa, ntabwo bishoboka. Niyo baza babivugamo nka diveri, bo baje kuvuga ku masezerano mu rwego rugari, in a broader context, ni agreement draft yayo mu rwego rugari. Okay, muremera ko muzasenya ya yandi yose uko ateye turayazi, twayasubiyemo kenshi cyane hano. Na kiriya rero kirimo imfungwa zirimo, guhagarika ibitero by'impande zombi birimo. Okay, biravugwaho, ariko ntago ari cyo cyonyine. Baravuga amasezerano, mbanziriza mushinga amasezerano mu rwego rugari. Harabanza iki? Yego. Harabanza iki nyine ari kurekura imfungwa no guhagarika intambara n'utundi twose turi mu irambanziriza mushinga? Navuze ngo kimwe kigendana n'ikindi. Kurekura imfungwa ni ikarite ya Kinshasa. Turi kumvikana neza. Intambara ubu ngubu ugiye guteza intambara ntago ari Kinshasa. Uri muri position yo kwataka nk'intwaro ye akoresha kugira ngo amasezerano yihute cyangwa agere kubyo ashaka, ni M23. Yego. So niba va hariya rero wenda tuvuge kireka nta kintu bageze uvuze ngo ibintu bigumye uko bimeze uko vis-a-vis yari amasezerano, ni iki cyakurikira? Sibyumvikana neza. Niba nta gihindutse ntibavaho bari ntibarekura imfungwa, harakurikiraho iki? M23 ishobora kwigumira uko yari imeze ntiyigira handi hantu yataka. Nta kibazo ifite. Kuko leta ya Kongo imfungwa 700 uretse ko zifite ibibazo rwose bibabaje, kuko wenda hari zitaragerezwa no mu nkiko n'ibindi nk'ibyo ngibyo n'ababa barengana, ariko leta ya Kongo imfungwa 700 ntacyo zayimariye. Ariko yehombye aho tuvugira iri muri position ya faiblesse. Kivu y'amajyepfo na Kivu y'amajyaruguru yarabitakaje. Yarabitakaje. M23 ishobora kuguma aho ngaho kugira ngo yirinde pressure yindi. Telekumvikana cyangwa se ikataka Uvira iramutse hari ikindi zindi nyungu za politike yaba ishaka kugeraho. Nicyo ngicyo nakubwira Alex. Ayubu urakoze cyane. Namwe murakoze. Reka rero ngushimire n'abandi bose bari bakurikiye iki kiganiro, tubabwira ko ibiganiro kuri Primo Media Rwanda arakagaruka. Ciao ciao. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini, dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe
ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane abushingiyeho, mu bunyamwuga buzira amakemwa. Nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram. Hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo.